Mama champagne. Mwana roga. Happy birthday. Happy birthday, Mama champagne. Happy birthday, Mama champagne. Happy birthday. Happy birthday, Mama champagne. Mama champagne. Happy birthday, Mama champagne. Mujinga azanye ni Filibi bro. Happy birthday, Mama champagne. Happy birthday. Happy birthday, Mama champagne. Mama champagne. Thank you so much, Judith. Thank you so much, Judith. Amakuru mfite uyu Yudita muka Safi yahetse mujyi wa Kigali bro guheka Yudita niko kwikorera igisasu cyatwa Safi umugore wa Safi uyu mureba niwe muntu bro urukumva abantu bafite ukuntu abantu babana turi kumwe sometimes mujye mureba hari ukuntu bazanye ibintu positive negative gusa but see the smile ntabwo ngiye jihad nta mazi amvomera nta na fanta y'injya gukubitwa n'inkuba ariko ngiye ntabwo njya nkoresha negativity reka komuje na bukaje kwamamaza boss ready bigatuma tararaje Safi muri snow yego wese yamukoze bike yatubabarira ngaho madam wowe umuroko nta rwose n'icari cyo ceceka yego bazitweretse kare nanjye ndi Judith nabimukora ahubwo yamuraje heza muri kiganiro tugishize kuri nyamunsi Juliet karese ntibazitweretse ndakubaza madam umurashaka kumbwira ko ikintu kirenze kuba Safi n'ubwanwa bwe n'ububogare bwe afata Yudita akamuheka mu mujyi wa Kigali bura uriya wamaze gutanga inkwano yarangiza akaguza inkwano mu gitondo bukeye bwaho Janine ko viza zivuna Janine batse gufata Judith kiragera nubwo ari yakituguje Janine baze guheka Yudita muri Kigali mono ninde wahetse undi Safi yahetse Yudita yarameze nka nyina neza bari bameze ni ukuvuga ngo yamuhetse habaye iki ngo bari kwigana nyira neza wahetse Rubaduka ku noti y'ijana yamuhetse amapyisi yamuhetse ntibari bari mu rukundo we yamuhetse mu mugongo ariko we yamuhekesheje indege sha ni ibintu bibiri bitandukanye uretse gato ngo Yudita urumva umuntu afite bari romantique urukumva ngo Yudita ngo yo murongo yakunaga ya noti y'ijana nyira neza ahetse Rubaduka ngati sheri nta kintu wazankorera uretse kumpeka nkareba neza ameze nka Rubaduka ari mu mugongo wa nyira neza murayizi rano nyira neza ahetse Rubaduka wowe njya kuri Google reka bibereke Godfather we ndaza kubereka nyira neza ahetse Rubaduka so umva twikomereza inkuru yanjye umva akantu gato bitaragenda yego Judith yigeze kumamagara Judith ni imfura y'u Rwanda pe thank you amabwire murongera kuvugira izina ry'uwo mugore ndavana nkora yivu twaje hano mureke kuba bakana aramaze byajya tubyanze ariko reka tukubwire basi umuntu muzima musharinge mutapige screen ibyo nari kubabwira ni bari hano hejuru mu kanya muzamuka ariko ntimuvuge biraza kumfasha kuko iyo nshaka kujya ngo ntanga ubutumwa mukazanamo bira bintu bya sana Yudita Morgan yongera uzamuke uri umuntu w'umugabo cyane rega wowe peace zamuka abantu bagufollowing mu following ndebera boss ri hano nukuri kumana mu following le boss ri gazi follow boss ri mu following le boss ri nicyo kintu cyo nyine nabasaba follow her following the boss ri she's around so urukuvye ndi kubabwira muntega amatwi twumve mu following boss ri mu following queen of TikTok so tugende gatoya rero no abantu magana ne mu following umuvandimwe ufollowing boss ri no kwiteganyiriza bro abantu 12 muracyari bakenasha kubona imibare imeze nk'iyo kuri station ya essence follow her mu following kumufollowing bro follow her so nari nkibabwira uyu mugabo ari muri RIB
it's better kudashyigikira ikibi, ariko it's better no kudahindanya twongerera umuntu ibyaha atakoze. Niyo mutagiye gukora ibiganiro muvuga ngo Jihad ngo umunsi wa mbere ngo yazanye ingoma, ngo aje kuvugiriza abanyarwanda ingoma, koko niko bimeze? That is not fair. we ese mukuru nziza mama champagne we wumve ngo turanezerewe mu mutima wacu nuko udahari ngo turye sho ubundi ariko ahuri wumve ko turi kumwe, ufata karahure wicare ku gasonga mu za vemper nyozi nizi ni vemper nyozi. Tushimira umuntu witwa Judith, the boss from Canada. Wohereje ururabo rwa mama champagne. Yohereje ururabo, ariko ururabo ndarufashe, uri kumva ninjye uguhagarariye Nyarugenge umuberaho atari ndahakubereye. Yanditse yavuze amagambo menshi, ariko yambwiye ngo umbwire mama champagne utisabukuru nziza. Yagize ati happy birthday mama champagne from Judy ready boss, cyangwa se boss ready. Umva kuva muri Canada ururabo rwavuye muri Canada ruraza. Ibi byose Judith, thank you so much, wakoze cyane Judith. Umva dushimire umuntu ukora keke nziza. Reka tubanze tuyicanira, ariko turanywa mama champagne. Fungura umwe ikintu cyitwa iki, Vemperignon. Natwe turi kuri champagne hagari vemve nawe. There you go. Okay, ntabwo ndibuze kugira ngo cyada sinaza nk'intuza nk'abagore nawe. So ibi ngibi ntabwo tuzakubikurikirana, rukumva? Ndashaka murebe wa muyaga we, reka twifurize umubyeyi wacu anniversaire hafi. We dutesha umutwe. We mama champagne we. Happy birthday mama champagne we. Happy birthday. We happy birthday. Happy birthday mama champagne we. Ibyishimo we. biri kukugira ute biri kugusya Gwina dufungure keke. Okay. Ndashaka kwirukanka Tubahuze. Apparete nziza cyane. Yoroheye. reka ze nyensiremo Hereza n'abari abantu baje kwitabira. ntabwo ari nka za zindi bazimeze nk'amabuye ukibaza sende kurya keke kandi kurya ibuye manza kana nebyo byo kurya amabuye mu cyo kwa krem Nindi zape. Ibere tadam. asira teta Ila tete. Ibere tahan. Nunga. Mana we. Mama champagne wacu. Turakukunda. la champagne Ururabo mbese tukuramusiza inyo, tumwagaranyo turamukunda. gira kwa kundi urya kwa babaje Oya batuma twabe nka wa musaza yamenetse agategaho umuntu. oya, bariya ntabyo baba bazi. Muririmbira mama champagne mwatwanamo ngo ntabwo bazi n'indirimbo ngo uziko nikazi. Dufungura champagne da. Tira. iyi ni yanjye Hereza mpeketa. zijyanire rimwe nawe imite ngufungurira bya bindi byawe ukunda Ushantu uzenya inafatitse isimenekamo champagne. ubu birarangiye ntiwaba ukiri Ntabwo bishoboka. ufungurire nawe mu cyubahiro cyawe. Mwamereze za serviette. ntabwo itomboka iyi ngiyi ni isirimu. Dushyireho watuzaniye seriviyete yemwa igira hada. ubwo dushyireho cheers, shirireho na peketa
uku kuboko kumwe nubwo yombara yanjye kumwe no kwampeke tukundi no kwanje ari iyo bigwa subizaho da. cheers kuri mama champagne Cheers mama champagne. kwa galanyo cheers again one more time Ntabwo nabivamo. again and that. So impamvu y'iyi boro twumvikane, impamvu y'iyi boro kamanza n'ifoto y'itiko twagiye twumvikane ikintu kimwe rero. Ngira ngo niba video iyi ngiyi ishobora kuba ifite iminota ingana gutya, ntekereza ko video yose yabaye iyo kugira iyo kwifuriza uyu mubyeyi anniversaire ariyo creativity uriya mugabo yazanye akara kagoma. Ariko noneho muri comment mu kiganiro ngiye nagiye kukitegereza nkuko nakibonye muri comment y'iki kiganiro abantu basabye Jihad kujya kuri ibiganiro afite kara kavi ngo byari bimeze neza ageza na kara kagoma. Turi kumwe? So now abantu bamaze guhindura baravuga ko Jihad karagoma ngo yaje kuvugiriza igoma abantu. So ntabwo ari byo. Muri negativity ibyaha bihama Jihad nibasanga babifite bazamuhe nyina, urumva, ariko mureke gufata umuntu ngo mumwambi kibara ry'ibintu bitari byo. Nibyiza umuntu yakoze n'ibintu biri mu mutima mwiza. Reka mbabaze ikintu kimwe, iki gikorwa ni igikorwa kibi? No. Iki gikorwa ni igikorwa kibi? No. Anga su gusakaza urukundo, it's spreading love. So kubera iki niba hari bibi yakoze mufata ibyo bibi mu mubage, it's okay. Ariko gufata ikintu cyiza mukagenda mukagicurika mukakigira kibi numva atari byiza. Njye numva atari byo. Turi kumwe? So ndikumvikana na ari kuri ndikumvikana ndi gushaka ifoto ya Nyamunsi. Simperuka ngira ifoto ya Jihad hano iri he twazanye. Ngiyi kabutindi. Urimo kumva ntabwo umuntu ashobora gufata ngo dufate kabutindi. Igikorwa cyiza nk'iki ngiki buri wese mu bantu muri anga mwakwifuza ko ari umuntu wakigukorera once mu buzima bwawe. Bateretse kamera hariya bagukorera anniversaire nk'ingiyi mu byo kuri reka mbabazi. Niba tuke abantu mwaretse ngo difata nimba muvuga ngo mukanaye mugafata umuntu mukamuryoza ibyo yakoze mutagize ibindi mu mwongereraho ngo abeho no guhindanya. Turi kumwe? Ntabwo nibuze gutinda rero kuri iyi story. Ntabwo nibuze gutinda kuri iyi story kuko nifite ibindi bintu byinshi nshaka kuvugaho. So ibingibi ntegereza ko tubishize uruhande. Reka se ubwo YouTube utagira content umva mwabi robezo mwe tagira content. Narababwiye ngo even the person who got to school kuri mwebwe you are educated idiot, you have nothing to give people. Nizina ry'Imana ntabyo. So kabutindiyi niba afite ibyaha bimuhama leta iramuhanyina baragifunga. Ariko mureke gufata ibintu ngo mufate umuntu mu murundeho ibyaha atakoze bro. That's not it's not okay. Yes ko mbyemera. Ntabwo ariko mbyemera. Ku buryo muje mugafata Jihad mukavuga ngo yafashe ngo yazanye ngo kuvugiriza abanyarwanda ingoma. Why? Ko dufite igihugu kigendera ku mategeko gufata umuntu kuko utamushaka kuko wumva ko nta munsi numwe niyo Jihad yagenda akagenda ntimuzigira mugira show nkizi. Nta uzagenda ngo kuri content nkiyi. Nta wundi muntu dufite content nkiyi Jihad. So can you stop? So nicyo nashaka kubabwira kuri iki kintu hanyuma twikomereze mu zindi show. Turi kumwe? Wadufangire icyo nongeraho kuri icyo kintu wari uri kuvuga. Go ahead. Nanjye umaze kumitinga Jihad bitari rimwe bitari kabiri. Ariko iyi mbesire wowe uzajya umvugisha ariko ugiye kunyoreza ibintu byo kwamamaza ntacyo ramamaza kumani na zako. Komeza rata. Ya, umaze kumitinga Jihad inshuro irenga hafi 5. Guys, uko abantu bafata Jihad mu buzima bambe gutya kuri social media ntago ari Jihad we wanyawe, you know. Yamaze kumitinga Jihad wanyawe. Jihad n'umwana mwiza, Jihad n'imfura. Jihad ni wa muntu ushobora kubwira ati Jihad ndi kure nyarukiro ngira hanga.
Jihad agafata imodoka yiwe akagenda. Jihad ushobora kumubwira ati Jeha hano habonetse deal runaka, wagenda ukandebera ukareba uko bihagaze. Jihad agafata umwanya we, agafata imodoka ye, agafata gaze ye, akakugirayo. Urumva Jihad wa social media atandukanye na Jihad njyewe nzi mu buzima busanzwe. Si ukumuvugira ngo nuko ari inshuti yanjye, koko nibasanga hari ibyaha bimuhama, njyewe rwose njyewe nkorera munsi y'amategeko. Urumva sinkorera hejuru y'amategeko. Nasanga hari ibyaha bimuhama rwose nukuri azabiryozwa, nta kibazo pe. Ariko ibi bintu abantu bahaguruka buri umwe wese Jihad ni mubi, Jihad ni mubi, mbere yuko ujajinga umuntu uzabanza umumenye mbere na mbere. Wijajinga umuntu kubera ko wamubonye kuri kamera. Nk'ubu ngubu ni urugero ugasanga gutya Godfather kubatamuzi mutaraganira utaramenyana nawe wavuga ati Godfather n'umuntu mubi aratukana. Ariko Godfather wo mu buzima busanzwe njyewe wenda nk'urugero nkanjye Janine nzi guturuka muri 2012 ni different na Godfather nzi. Urumva so rero byaba byiza tugiye tujajinga umuntu twabanjije kumumenya, tukamenya wa muntu ni muntu ki, ese yitwara gute muri society. Jihad twakoranye ibikorwa byinshi byo gufasha no ku ma YouTube biriho, muzagende murebe. Muri covid nge naramanutse mva hano nuye ndagenda njyana na Jihad dukorana n'umurenge ntibuka neza, twagiyeyo tugaburira abanyeshuri 280. Ibyo biri kuri YouTube mugende mubirebe. Dukorana n'uzamani muri covid abana baranze ko bataha, nta sabune yo koga bagiraga, nta sabune yo kumesa, nta byo kurya bari bafite, amashuri yarabafungiyeho. Ibyo rero ni ibintu ngiye mvuga ni mbere yuko judging umuntu, mbere yuko ubona umuntu, mbere yuko nako ucira umuntu urubanza, banza umumenye, banza umwegera umumenye. Urumva Jihad muzi ibikorwa byiza twakoraga kuri Instagram, Jihad muzi ibikorwa byiza twakoranye hano kuri TikTok. Urumva Jihad ntago ari umuntu mubi. Jihad yaravugaga ati ni mu nkandira akanyenyeri, yabona abonyemo nk'ibihumbi 10 cyangwa 20 agahita avuga ati nimba hari umuntu burayi nahita nyandikira nanjye muheho 5. Bari kubaza muri comment ngo kwasebya abandi nabyo bisubize. Gusebya abandi gute? Singibe bari kubyandika muri comment ngo kubereka sebya abandi, none singibe bari kubyandika. Ntago reka nkubwire Jihad ntago yabyuka gutya mu gitondo ngasebya umuntu bro. Yego kosha. Ntago ashobora kubyuka mu gitondo. Hanyuma ibirego 9 afite muri ribu ni ibyiki? Godfather. Oui. I don't care ibirego afite byose muri ribu. Urumva ntago wabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ugiye gusebya Janine. Nuko mbanza kuba naguhaye impamvu yo kugira ngo ubanze guhaguruka unsebye, sibyo? None se hari impamvu ibaho yo kugira ngo umuntu asebye undi? None ntaguhaye impamvu. Wahaguruka we wabyuka mu gitondo kandi tukavuga ngo uyu munsi noneho ngiye guhangana ngo ngiye guhangara Janine. Hari uwo muzi wigeze abyuka mu gitondo akavuga ngo ngiye guhangara runaka utamuhaye impamvu? Nta mpamvu ihari. None ugiye kumbwira ko ubu hari umuntu uryama none hakabyuka asanga leta imuhagaze hejuru nta kosa yakoze? Ariko utari kumva. No, ibyo ni ibintu byumvikana bwo. Ariko se cyagihe ari kuvuga ibya Bavestina buri abari bamuhaye amakuru. None se nta screenshot mwese mwabonye niwe wenyine wabivuze? Nta screenshot umukobwa ibintu yanditse ku rubuga rwe mwese ni mwabivuze? Buretse gato ko twese twamuvuzeho Jani. Ko twese twabavuzeho. Kubera ko twese twabavuzeho ko ndi mu bantu babreak inziriya nkuru. Nyihawe na ni mu byibuka. Ndi mu bantu ba mbere babreak inziriya nkuru. Ira screenshot ninjye wayihereje Jihad. Niba kanbirebe. Reka mbikwereke. Gahibaze. None se wabivuzeho nunda bivuga wenda wowe Godfather kuba wewe warabivuzeho ntihagire wowe ntugire icyuba nuko wenda igihe cyawe kitaragera bro. No oya hari kwitira. Reka nkubwire Godfather uriya mwana w'umuhungu Jihad hari abantu benshi bari bamurwaye. Uretse gato ni inshuti y'abagore benshi. Jihad ni inshuti ya bose. Uretse gato nkwereke ngera ngo nyakubwira ibintu ntashobora gusubira makankwereke ibyo ndi gukubwira. Urukumva?
give me a second. ariko Janine yigize umuroya wa TikTok Uretse gato. wasanga nawe ndi umuroya wawe nawe Uretse gato. Urukunyumva. Ibi icyo nshaka kukubwira ucyumve. Singaha. Uyu si Jihadi. Turi kumwe. Dore singiye yankuru ya Vestine nayimuhaye ninjye wayimuhaye. Ari tariki 18. 18 Si ngiyi. yes Murayibona. nese wayimuhaye kugira ngo igende gute wayimuhaye kugira ngo ayivugeho sibyo Uretse gato. Nyimuhaye amwiye ngo iki? Hello Yego. ibi narabivuze ariko ngewe Bampindura umusazi. bamindura umusazi ibi narabivuze urabona ko ari njye wayimuhaye ino nkuru. Urukunyumva? yes Nshinzwe kumenya urumva ngomba uretse gato kamanze mbaguye umuntu. Urumva ngo nshinzwe iki? Kakubwira icyo nshinzwe sha. Kamanze gusobanurira icyo nshinzwe mbere yuko nkomeza iki kiganiro. Godifaka ushinzwe iki? Abashyushya. Kamanze ndebera nk'iki zezete kamanze nkizana kamanze mu ndebere. Reka kamanze mubahe mu mwanjame. So icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki rero hano. Urukunyumva nani Jani? akumva Godifaka. Icyo nshatse kuvuga ndashaka kuvuga kuri kiriya kintu kamanze zana kino kiwerewere. aho ngubu ugiye gukina na fake account man. Ntabwo ninsanga ari fake ndamureka niba ngiye kuzana intoza ngiye kumanza kumustokinga. Ariko Godifaka narago. Nanjye nagezeyo gayi baza umuntu ugiye kutuzana Ugiye kuzana umuntu ukora capati. nukuri kwe nta nubwo akora capati umuntu Godifaka agiye kutuzanira baba followers magana Ntabwo nzongera kuvuga. Ntabwo umuntu baba followers 200. Bro, kaba. Ntabwo nzongera kubwira umuntu hano uza ntabwo nzongera mbere yo kujya mvuga ko umuntu uzajya murebe. Uzajya ubanza umurebe. Ega Godifaka nanjye tumye nirukanga njya kureba uwo muneko man. Cyakora. Baba. Afollowing abantu 220 bangahe abamufollowinga n'abantu 90. Uko kanya abanyabaforowazi benshi. Bro. Uyu yabukuramo n'urwagashya ndakanyama. uyu gutukana kuriya biramubereye pe Ntabwo ndi umva. Ntabwo ndi bukuboroke. No yamwihorere. Mwihorere pe. Mwihorere Godifaka. Mwihorere. Aracyafite urugendo rurerure. So, uri cyari kubabwira Ngo atwaye iki se ko mwirata. Kwa mugani umenya mwirata. Aramuvuga ko ntacyo umuntu yamuvuze. Undi araje ngo ubuse ngo atwaye iki uretse ko mwirata. Wana abantu koko uyu mwaka niyo mpamvu wihuse. Twabibonye Godifaka. So rero icyo nandi kukubwira nshaka gusobanurira ucyumve sibyo? Iyi nkuru nayikoze na mbere ya Jihad by the way. Ndi mu bantu bayikoze mbere kuko inkuru nkimara kuyibona direct umuntu wayimpaye ni Emi Ikinege wo ku Gihe. Ari mu gicuku ari nijoro nabyutse mpamagara Emi namushyize kuri live mugere murabibona. Naramuhamagaye ntabwo namuhamagaye. Waramukorinze. hamagaye twarabyumvishe Nahamagaye Emi. Hamagaye Emi. Emi yaranshubije. Nyamubyibuka. Emi yarampamagaye ansobanurira ibyiriya nkuru. Inkuru turayikora tuyivugaho. Nani Janine rero. Ni ryari inkuru ihinduka icyaha?
kubera iki twakoze inkuru mbere ya jihadi ariko jihadi we yayikora ikavamwa amakosa akajya no kuregwa. Iki ngiki nicyo utabasha gusobanukirwa udashaka no kubwira ngo tukumve. Kubera ko ari njye wamuhaye inkuru urukunyumva niho hari ikibazo. Kubera ko njye wamuhaye inkuru ntayikuremo ibigize ibyaha. Kubera iki Emi wayimpaye kora mamagaye hano. Kubera iki tutayigiremo ibyaha ariko jihad akayikora akajya muri ribu kuregwa. Aho niho hari ikibazo kandi dushobora kwirengagiza. So the thing is muramukunda agomba kuzanga amarangamutima, niyo mpamvu ribu murangira kubwira ngo naramuhamagaye rimwe, muhamagara kabiri, muhamagara gatatu, ariko ibyo namubwiraga bisaga ku meza. Urimo kunyumva? Ibyo mubwiraga ni ibihe? Ni ibingibi Miss Doctorian Godfather yirinda, Emi Ikinege yirinda kandi yakoze nk'uko jihad yakoze inkuru. Ibingibi rugomba kubyandastandinga. Ariyo mpamvu hari icyo bita igorora. Sinzi kubyumva Jihadani Janine. Ikibazo gifunze jihadi si uko akora ibiganiro. Ikibazo kimufunze ni uburyo abikoramo. Ariko nta kiganiro jihad arakora abandi batakoze. Nta breaking iza jihad ngo ayikore abandi ntibayikore. Siko bimeze. Ariko gihe cyo ntashobora kwemera. Urukumva? Icyo ntashobora kwemera. Ntabwo nemera ko abantu bazafata umuntu bamuhindanye. Ibyo jihad ari kunyuramo none se kambazi. Jihad arimo hari ari kumwe n'abantu bangahe? Ari kumwe n'abantu bangahe banagiye na mbere bakoza mabi bagiye na mbere. Barangana bate? Sibo benshi kumurusha. Ba Kejore ntibarimo. Ba Pazo ntibarimo. So icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki. Ibyo jihad akora yakoze turi kumwe, hari abamubanjirije benshi cyane bagiye banafunga bakanafungurwa. Ariko icyo nashaka ni ingegera ishobora kuza ibintu biteye agahera mwe mudashobora kubyumva. Turi kumwe. Erega jihad afite famille avamo, afite ibikorwa yakoraga, afite abantu atunze, afite umuryango, afite umubyeyi. So gufata rero video nk'iyi ngiyi iri kugaragara amaso ya buri wese, urukumva aba bahindanye cyangwa abantu bashaka guhindanya bakirengagiza ntago ngibi birahari. Yifurije umuntu anniversaire, afashe ikiganiro kirenze iminota 5, iminota irenga 5 bro, ngiyi iminota murayibona. Afashe iminota 5 arimo gushira ibyishimo ku maso y'undi muntu. Afashe iminota 5 arimo gushimisha undi muntu. Sisi rero muri kubyumva, mwarangiza mugafata ibi bintu mugashaka kubikubamo ibibi no kumuharabika. Mukabifata mukavuga ko kano kagoma yazanye ngo yaraje kuvugiriza ingoma abanyarwanda. Urimo kunyumva? Mugakora ibiganiro ngo jihad ngo yaraje ngo yarageze ngo avugiriza abanyarwanda ingoma. Kandi iyi ni creativity yazanye kugira ngo ashimire uyu mumama. Kuki mwokapfa muri kureba igihe yazaniye iyi ngoma, ariko ntimurebe ko hano hari keke, ntimurebe ko hari indabo, ntimurebe ko hari champagne. That is not okay. Ntabwo ngiye mbyemera. Jihad ari imbere y'amategeko, niba sanga yakoze amategeko baramuhanyina, baramukanda kweri. Aje gukatirwa fungwe. Ariko mureke gufata umuntu muhindanye. Mureke kumusukaho umuriro w'ibitari byo. Ibingibi mwakabaye munabikoresha muri kuvuga ati ariko uyu muntu afite societe y'akamaro, ahumuriza imitima, agirane a positive thing. Happy birthday mama champagne. Happy birthday mama champagne. Happy birthday, hey, happy birthday, hey, happy birthday mama champagne. None se ko muvuga ko akora ibibi gusa, ibi bintu ni bibi nk'abantu mwe. Ibi bintu ni bibi. What's wrong with you people? Niba hari bibi yakoze babimushinja biryozwe, none se nibigibi ni bibi. The person ufata creating akazana indaba, akazana kagoma, akazana champagne. Murabifashe byose muri mwamaze kubihindura. Give me a second. Take your time. Give me a second. We're here, no problem. Take your time.
gusa ni byiza ejo bundi naravugaga mukenda funze none sibi ko hari bagiye gutapinga mwe muri gutapinga please tutamanuka mbonye bari banatanze message y'ama taps dutanze mu minota 5 turi kumwe. So icyo mvuga ni iki ngiki rero, for me ntekereza ko kugira ngo dukore tube muri ibi bintu like ntekereza ko abantu mwajya mureka gukabiriza ngo mufate none mukajya no mufata ibyiza umuntu yakoze mukabifata mukabivunjamo ibibi. So ntabwo ari byo, turababujije, ntabwo ariko bitekereza. Ego kongeza hano oya iri niti kundi buze kugarukaho mu kanya, iri niti kundi buze kugarukaho mu kanya mw'abantu mwe, iri tikurira babaje naryo urumva ni birebire ni byinshi, dore mfite ibintu byinshi, dore kabano mfite ibintu kabano ndebera mu kanya gaje mfite ibintu akangari munshakira umuntu uzi gusoma neza nganze mu akazi. So mwabibonye urukumva. So icyo babwira ni iki rero, for me tugeze kuri jihadi rukunyumva, umuntu ari imbere y'itegeko niba asanga yarakoze ibigize ibyaha arabiryozwa. Ntabwo ngewe jihadi njanga kumuvugira, urimo kunyumva, ntabwo namubyaye ngo ntabwo bamubyaye ngo bamume murere, ariko mureke abantu bareke gufata umuntu ngo bamucireho iteka. Urimo kunyumva, ibihumbi n'ibihumbi biri mageragere, ugiye gusanga wasanga harimo mwene sko, harimo sko wanyu cyangwa harimo na miko wanyu. Urimo kunyumva rero, kumva ko umuntu yagize, mureke amategeko namuhana azamuryozwa ibiri mu nkiko, ariko mureke kumufata ngo murundeho itsyo. Siko bimeze. Kandi n'abari kumufasha cyangwa abo bagomba kumushakira abanyamategeko, maze na Kazungu yarafite umunyamategeko umuburanira kanswe jihadi, mumureke mubaha ituze. Na iyo bullies yanyu muri kugenda mukaburinga abantu, nabonye ura mudamu ama catfish ari amakote ba catfish, umubyeyi wagiye kumushakira umunyamategeko nangwa na jihadi. Zeka nkubaza, wabona umuntu uvibura bakagenda bagashishikara kugira ko wowe uramutse ufunzwe amasaha ntano waguzana n'amazi yo kunywa, ariko niho byagiye ahangaha urimo kumucira, urimo kubaga umuntu, uri kumubwira ngo nabambwe. Aba diaspora abantu bari kumwoherereza amafaranga y'abanyamategeko, bakamufatira abanyamategeko barenze umwe. No sense. Hanyuma ibyo ngibyo byakorerwa umuntu mubi wabangamiye societe gusa, utaragize ikintu kiza akora. So ntabwo ari byo, urukunyumva, ntabwo ari byo. Icyo ngewe ntemera ni abantu bazanga bakavuga ngo jihad ari kurengana. No, ntabwo ari kurengana, ariko ntabwo ibyo yakoze yaciye nk'amabere. So tureke itegeko rikora ibyaryo, hanyuma abandi mudafite icyo gukora muzibe. Navuyeyo, urimo kunyumva, abantu bari kugenda bakagenda hara bakagira reka nanabereke bayindawe namutanabizi mwabiwerewere niba ari ikibazo bamutuka gutukana kabereke. Let me show something. Nabizi erega muri educated idiot, ntabwo mujya kwishuri ngo mujye gufata umwanya wo kujya gusoma ibibakorerwa n'amategeko ahari. Reka mbereke itegeko hano. Okay, mwebwe muri mutanabizi, reba hano ibyaha uyu mugabo ashinjwa, urukunyumva, nta muntu yagambaniye. Umva hano basomere, ibi ni ibyaha mboneza mu bantu. Hano baragira bati, umuntu wese utuka undi mu ruhame aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 15 ariko kitarenze amezi 2, ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 200. Imirimo y'inyungu rusange mu gihe kitarenze iminsi 15 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano.
munteze amatwi. So when you just came here turi kumwe mukaza iri ni imwe mu itegeko iyo muri ibi bintu ntabwo ngiye nshishikariza abantu gutukana nta nubwo mvuze ko ibingibi ari ibihano bito kuko hari ibyo ukora ibyaha bigahinduka. Iri ni itegeko muri ya mategeko ya kera by the way ndaza gucekinga ndebe. So icyo nshatse kuvuga ni iki rero, iyi video ngewe ntabwo nayirengaho niba umuntu ashobora gukora video nkiriya iri positive y'iminota irenga 5 ari kwifuriza anniversaire undi muntu ariko mwe mukagera mukayicurika mukayizana mu yindi context imuharabika ntabwo ari byo. It's not okay. It's not okay. Ntabwo ngewe ndi kugira jihad umutagatifu ariko muri cyo gufata ni byiza yakoze ni umuntu ashobora gufata iminota 5 wowe ninde muntu urakwifuriza anniversaire urahangaha wirirwa ukomba injo njya kukubitwa n'inkuba we warangiza ukaza hangaha abambwe nyara kuru yewe ngaho ni mufatira mu muturagurike dore amaze no kuruha ninde wanguriye n'amazi yo kunywa singiri ya galeri ya Godfather singiye abanyarwanda kazara n'umuntu wigeze ayikoramo kuri social media ngo zize gusubiza kuri social media naza kugusubiza muri social media namaze kukuzaza mu buzima busanzwe. That is Godfather. I will make sure I destroy you. Ariko ujya wibuka ko abantu bari gifu abantu baba ntabwo rero ushobora kujya imbere ya kamera uri kunyumva nk'ibingibi uyu mugabo ari kuvuga ntabwo waje uretse gato kugira uwo mutima urumva niyo mpamvu abantu bafite abantu babajyanama niyo mpamvu abantu agira abantu b'inshuti ntabwo umuntu ashobora kujya imbere ya kamera ngo narangiza avuze ngo ntabwo nzongera kujya muri RIB uzantuka nzamutuka. Impamvu wajyaga muri RIB ni uko uzi ko bagukoreye bigize ibyaha ukavuga ati sinzongera kujya muri RIB uzankorera icyaha nanjye nzamukorera icyaha. Ntabwo ari ibyo. We have to be mature. Ariko we ntago yigeze avuga ngo ntago azasubira muri RIB wabivuze yari kubivuga hano yewe we yaravuze ati ngewe uzandega nzitaba ubuyobozi n'ubwa uyu ngushe zika avuze ngo umuntu uzamutuka azamutuka ntago yigeze avuga ngo ntago azigera yitaba RIB. Okay. Gusa we yaravuze ko atazongera kujya kurega umuntu urumva bazamurega yitabe ariko we ntawe azasubira kujya kurega which is means aravuga ngo yes that's true uzamuka nzamutuka siko yavuze tubishaka tubizana no uzamutuka azamutuka ariko we ntago azajya kugira uwarega abazamurega azajya urumva kandi amakuru ufite nakuye mu nda y'isi barapfa abangaba b'abagabo rero ni abakeba barapfa umugabo nako abagore jiha ego ko jihad ariko jihad ndagukunda niko se muhungu wazanye amafaranga twari gikoma mu gitondo kuri RIB ya Kanombe guys hagize umuntu utuntu mwuka byaramwe ariko se mukora uziri uguse se mungu akaze muri ryagarira ukavanamo karakantuza karakapati pati wanora mukore mu mwuka korwa mu narinya butongo mo nyuma nabaye muroko très bien nyamunsi bro arana abantu bari hano hejuru nta muntu bakunda umwabuza umuntu bakandaho ngo ngende nijuza gatubika tu umva ni mungane ope ndabasuje kabano sava umva se mu gusoma abahungu bose baraho akuye muri kombe Janine 28 se aratanga sikoro byari gusika cyane. Hello ubu rero tugiye gutakura byanya yego rero natwe mu bafite abantu bamuganiye erega baragukunda hello mu blessing mabu japena hageze anyway karamel warazirogose ndeba hejuru yawe mwana wanjye koraho naragose kino nondago reka rwose mabujano bazo bamuzamukane wumirwe naragose gifty oh with the heart yes power thank you power see my brother let's nagari wowe Wizi hati my brother thank you bamenye ko inde arashimira rega you have to be happy for other people mwadukuye kuri 0 we ego wizi no tugiye kuganira ibintu yes ino nimero ya
ino nimero itari ya Suisse 30 ubu ngubu koko ubu ngubu muragira mbigenze gute mumeneho pe abaye muroko shava vanda kureba ndashaka wizi uzi ko utajya wandika izina ryawe nabayo nanjye Jotike bite umuhungu wanyu wo muri wizi hati gerageza ushaka umuntu udafite kuvanamo kare ashaka umuntu ukuramo nashaka undi izina ryawe muri galeri kabisa wizi se batangiye kunkanda thank you bana wanjye dore nasebye muri rubanda power of house yes we gorego wiriwe sandiwe ndyamye nangwa navuye mu rugo mva ndyamye ariko ko twavuye kuri live five nubwo nzigiye kugushengura umutima y'isoni idusengura umutima kuki iyo ni yacyane ya 2018 turabizi niki ngo noneho inkuru mbi kuri wowe nuko noneho nibingibi babivuyemo ntago byemewe ubu gutukana mu Rwanda ugize icyaha wagitumbiko we ivuguruye yemwe iyi ngingo nanga ari 34 shaka 34 ni igihano cy'amezi 3 kugeza yatumajyanye najya mu minsi mikuru ndakubaza duhumuriza abafana ba Jihad uvuze ngo iki ngivuguriye ni igihano cy'amezi angahe 6 menya bamuhamagaye ari nabamuhamagaye Luta nagusuhuje mami vibes nagusuhuje beautiful nagusuhuje Dr. Fizo what's up Vava hi Jotike ati Eric he is good Tike thank you sure ese wero cyaba Colorado umwana yajyaga mbere sinabone sinzi ko byarangiye bigatuma se utari kwijana na 70 iyi ngiyi umva se iyi ngiyi itegeko ryarasubiyemo shu iriho n'igihano cy'amezi 3 kugeza ku myaka 2 niyaza yogura ku 100 kugeza ku 200 urakoze Ishak niwe 35 z'umudiri urakoze ingingo ya 34 cyangwa se iby'inyandagazi ariko se ko nabonye abantu bose bashaka kugaragaza nkaho Gasuku ari umunyamabi cyangwa ari umunyamakosa ko naje gucekinga ngasanga umugabo witwa Gasuku abantu yatakana baba bamwatatse nyine nimangara ngo hangari nyine abo yatakana ubundi baramusubiza ngira ngo no mu gitabo cy'amategeko hano byo gutukana nyine bitakirimo n'icyaha nabireke kuvuga ko Gasuku ari inzego ni ndangare ku byo zaziye niba ko Gasuku ari umunyabyaha yakabaye kurikirana nicyo wakaba yibaza ikindi kuri abo bantu bari gukomplaininga ndiko bavuga yuko Gasuku bamera nk'abamuguruza cyangwa se abamutabariza ese abo bantu yataka ko nabonye muri mwebwe niba mwebwe mufite umuco n'uburereda kuko gutukana atari iby'u Rwanda kandi koko nibyo ariko se mwebwe umuco wanyu w'u Rwanda mukoresha mu buhe buryo mucecekesha abantu bataka abayobozi b'u Rwanda n'igihugu cy'u Rwanda harimo ba Mukanyiko banayimana n'abandi bashaka kugarukaho icyo kwibaza ni Gasuku mu muco reka twirire batanga icyo afite mu muco wanyu n'uburere bwanyu igisubizo no kureka baba Mukanyiko bakirirwa bataka basebya igihugu mu buryo intwaro batakisha nawe niyo yatakisha kiwe narijye mbona ntacyo bitwaye sinze kugira umumeretse pe kandi wenda atanga n'icyo afite mwebwe mu muco wanyu muri kuvuga niba Gasuku cyari gukora atari iby'u Rwanda iby'u Rwanda mwebwe mu kwamagana bariya bantu ko nawe ndabona ko kuri Mukanyiko remereye ngo aze kuri runaka na runaka ariko mutwigira abantu dufite uburere n'umuco ariko ugasanga ibyo bintu byacu biri mu gikari nta n'icyo bimariye igihugu reka mugabo bari kubivuga gutyo singi umumeretse ariko se mwebwe Gasuku muramusha iki ajya hariya gatukana agahangana n'ibyo bigarashe mwebwe muri disipline yanyu mubigenza mute ku buryo twajyaga tuvuga ngo Gasuku ni ikibazo ngo akorana n'inzego none si inzego tuvuge ko ari abaswa ku buryo barajya gukorana na Gasuku kuba tukana gusa ntafungwe ibyo ari byo bihamye ngo Gasuku akorana n'inzego ubu ni wenyine utukana wese wenyine ndabara tukana cyane hagenda utukane buhoro njyewe ntacyo mvuzeho ndifashe Kodipa nta mashyi ugira muri telefone yawe ngewe uwo muntu umubonye namugurira dukomeze tuganire mwaramu kwe munabivuze neza bisobanuye neza abisobanuye neza pe abisobanuye neza buriya ntabwo ari uko anyanayimbwa mu bintu ukabyumva ariko uwo mugabo bivuze neza kabisa cyane rwose ati singire n'uwo nkomeretse
so gukomereka bapfe n'imyuna bakakubitwa n'inkuba yabo. mwese buri Bana muntu bati natite ibitutsi niyo ntwaro afite yonyine, abandi badafite ibitutsi aho nibakoresha intwaro bafite basi nabo. bazanye social media ngo tubwire ibigarasha, ari igihe izo disikuru mutazumva se kubwira biba bigarasha, mujye mukoresha imbuga zanyu. Uzabigenza ute? umaze kubona ari bangahe bazikoresha? Ni bangahe ikinyabupfura cy'abari kubirwanya bagikoreshe nabo bagira icyo bakora, basi tubarebereho. uretse hano Janine ubafata akabasubiza. bamwitisha mama bakongera bakabura bakongera bakansubiza noneho biriya bigarasha ariko iri tegeko washyizeho Godfani ryaryana Yewe erega itegeko nawe ubuziranenge nakubwira rwara agakanzu gihadara rikora iryo tegeko ntabwo ryujuje. Shyiramo irya 34 uriherera urire iryo shyiraho iyo ngiyo wabisanze. Hoya nta kirego cyawe kirimo, gusa dushaka ko araho kanze Oyavuga. Urakoze. Eric vuga twumva. iri tegeko yashyizeho ntabwo ryuzuye, ntacyo rya 34 andi ariko sino alonono. Hello. Urigishwe gusa. Noneho ndi kumva ari za kasete za kera iyo zabaga zapfuye cyangwa zahanduye, wakunda zishyiraga muri manyeto zikakorora, ndumva ibyo biri ku. Hello. Koko. Ngo sha niba gufungwa ari ibyo ubwo bazadutwara ku Banyarwanda, bazadufunga turi benshi. Eric ngo barakwikundira. Wa mukobwa wanyandikiye umbwira ngo uranshaka uzumbwirire kuri pano, ntabwo njya n'abakobwa mu gikari na sense. Shaka kunkoresha ndabazi. Yati kujya kuri Snap ko. Ese kuri Snap ari kumenya kagendesha ko Snap ngo birahabera. Yewe harandi umwami wabo. Wa umwami wo kuri gukoresha Snapchat. Kuri Snap dore biberayo. Dore wa mufuti wa ntuzi. Dore bibera kuri Snap ngiye. Abantu barabaza ngo iri tiku ndashaka kuri imizi nageze mu rugo nambaye ubusa. Bakabipostinga se. Mana ndakubye mfite screenshot 122. Ego bana bakarekeza. Zo kubagana gusa n'umufuti wa Eric. None se kuri Snapchat yarwo bafite screenshot. Mukanya ndaje ninde muntu witeguye gusoma ikinyarwanda dutangire nona. Shaka basoma ndahari. Juliet azi kugisoma. Mutapinge tugere kuri desa dutangire itiku nta mpamvu yo kumara. Na Janine. Tubizayo iriya nuza ndebira beat emoji imeze nk'iy'umuntu nshyiraho turebe. Danze manzo nkandeho. Mutapinge screen. Kagendeshe kumwe. Allo. Ngiye kugutuka. Ibitutsi mu Rwanda biremewe? Oya. Ngutuka ubabare. Ibadukande. Ngutuke ubabare. Oya sha. Se mu yatukanye uba wumva atari igitutu. Urabakoze ibigize icyaha ndajya kukurega. Urajya kundega? Nanjye gutuka nawe iki gitutu nzagituka umuntu uzambabaza. Ube nk'ibitsi. Mutapinga ko ari cya kindi wavuze kare. Umukobwa yatutse uno. Ayiwe. Ntabwo wagituka se muhungu. Nzagituka ikigarasha. Twahiye.
Yesu anutse Godfather amabyana mu kahanga ryarabizi. urumva watuma nk'igituka wakiremba we Karimu ndeba Kagendeshe ko cyangwa ngo manuje. gatumbura unera Cyaga kumanura. no kurwara constipation Cyangwa mu mamara. so twagiye sasa mutapinge screen dutangire inkuru. Mizero, thank you. Nanjye ndabakunda abantu bankunda. Ese muri topic ni ibiki hano rega naje natakaye. Usade turi kuri jihad hari yindi. Muzamuvuga ngo bari kwikora ahantu yicaye ku gasonga vuga. Ariko bamugana jihad ubu bari kuvugana nande. Ubu ngubu bari kuvugana nande. Yicara ku isima kuva kuwa nimugura kugera mu gitondo. Cyangwa bafunga ngo n'abandi mu nzu. Ibyo ntabwo bikibaho mu Rwanda. Ntabwo bikibaho mu Rwanda. Mu gitondo saa sita na iterambere. Ntabwo babuza iminota yo kuba bari kumwe. Yesu Kristo umuntu atukanye igitutsi giteye ubwoba. Ninde? Urwembe rwa Tatra Yesu we. Ibaze urwembe rwo gutatama n'ukuri. Abagome. Ngo ni n'igikobwa none. Ngo reka afungiye muri VIP baranamugemurira. Amen. ako kantu